Yasa mbaha ikaze mbifuza kugubwa neza aho muri hose, aho mu byo murimo byose, haba mu rugo, mu kazi gatandukanye hirya no hino. Iyi ni inkuru yabaye ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi, ariko twagejwe n'umugabo bita Dr Dash. Dr Dash ni umugabo ukora kuri X cyangwa se ukunzwe ku mbuga nka X, cyangwa se ku bazi yahoze ari Twitter. Yagize ati rero kuri iki gicamunsi hari inkuru yagiye igaragara y'umwana cyangwa se y'abana biga muri primary school. Aravuga ati inkuru sindi wiceho ntayibabwiye uko biri kose, yakomeje kugerageza kuyibabwiraho gatoya. Yagize ati rero mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo birumvikana, ku kigo cy'ishuri bita Imbuye, nibwo hagaragaye abana b'intwari. Ni abana bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ku buryo nakubwira ko iki gikorwa bakoze, turetse bimwe byateye by'ubu ngubu, bimwe abantu bivugira cyangwa se abantu bakora uko babyumva, igikorwa bakoze ni igikorwa cy'indashyikirwa. Nubwo hagwaga imvura nyinshi nk'uko byagaragajwe na Meteo Rwanda, babwira ko uko biri kose mu gihugu hari burangwe n'umuyaga uvanze n'imvura nyinshi cyane. Nibwo rero byabaye muri aka karere ka Ruhango, muri primary school Cyobe, cyangwa se muri ishuri ribanza rya Cyobe mu ntara y'Amajyepfo. Nibwo hagaragaye ko hari abana bakoze igikorwa cy'indashyikirwa kandi ibikorwa byabo bidakwiriye kurangira aha ngaha. Turetse kamwe kateye nari ndangiye kubabwira, rero akateye kubu ni ukubona ko nta bikorwa by'abantu, navuga mu mbabare mbikoresha iyo mvugo, bazima bigihabwa intebe, ahubwo bashaka bya bintu by'ubu ngubu byateye byo kubona by'inkundarubyino niko nabyita, cyangwa se byo gukomera amashyi abadakwiye amashyi, ndetse kandi bakirengagiza ibyagakwiye gukomerwa amashyi. Abo bana rero bo muri iki kigo cya Imbuye, hagaragaye ko kuri uyu wa kabiri cyangwa itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi nibwo haje imvura nzisi nyinshi ivanze n'umuyaga, yaje no gusambura amashuri yabo agera kuri 3, ndetse n'ibiro by'umudugudu byari biri hanze y'icyo kigo cy'amashuri cya Imbuye. Nibwo rero muri Imbuye hasambutse amashuri agera kuri 3, ariko abana baje kubona idarapo ryabo ririmo riranyeganyezwa n'umuyaga cyane, ndetse icyuma cyari kirifashe byenda kugwa. Abana basimbutse mu madirishya, birumvikana hari imvura nyinshi y'amahindi ivanze n'umuyaga, basimbukira hanze, maze bafata cya cyuma ngo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kurushapo kuri aba bana rigiye kugera hasi, cyangwa se rigiye kugwa hasi. Abana imvura irabacoca kuko irabanyagira, bafata icyuma baragikomeza. Kugeza ubu bugingo ubu nta kinyamakuru kindi kiravuga kuri iyi nkuru y'indashyikirwa nk'iki ngiyi cyangwa se nk'iyi ngiyi. Gusa dushimire cyane Dr Dash wigeze kunyuzamo amaso akamenya iby'iyi nkuru, arangije aravuga ati ibi bintu ndetse Ruhango district ndetse n'abandi bantu bireba batagize icyo bakora, ati nge nka Dash nzimanukira, maze bundi aba bana mbatembereze. Gusa ntabwo byari bishimishijwe, cyangwa se byari twumvaga ko byari binakwiye kwitwa ko ari ugushimishwa cyangwa gutemberezwa. Iki gikorwa cyagomba kwandikwa no mu bikorwa by'intwari. Hari ibihugu byinshi twagiye tubona hari amasitati cyangwa se hari ibishushanyo by'abana bagiye, cyangwa se abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, haba mu bihugu zaba ndetse no mu turere batuyemo. Aba bana bari bakwiye kujyanwa mu mashuri cyangwa se kujyanwa cyangwa kwandikwaho ibitabo, barangiza bakavugwaho ndetse bakigishwa icyo bita gukunda igihugu. Gukunda igihugu rero ntago biva mu myaka y'ubukure, kuko n'abato biragaragara ko bafite umutima ukomeye wo gukunda igihugu. Reka twumve n'uyu mugabo witwa Papi Israel wakoze akantu nubwo abantu batakabashije cyangwa se batabashije kukamenya. Reka tuhite tubihuza aka kanya. Umugabo wita Israel ucuranga saxophone, nawe yagize atyo ejo bundi afata saxophone n'abajene bakiri batoya cyane ariko bibereye mu by'umuziki, afata saxophone ye arangije yicuranga indirimbo yubahiriza igihugu mu buryo bwiza kandi bunogeye amatwi. Reka tuze kwifashisha n'iki cyangwa se n'iki gihangano cy'uyu mujene wacu yakoresheje saxophone ndetse n'akantu twakwita tapi piano gato cyane, katumye twumva umwimerere w'igihugu cyacu, cyangwa se indirimbo y'igihugu cyacu cyubahiriza igihugu, cyangwa se indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, ariyo bita Rwanda nziza. Reka rero tugatoya duse nk'abaza guhuza ibi bintu n'ibindi. Ni kuki abantu nk'aba bakora ibikorwa by'indashyikirwa, mbese muri sosiyete batavugwaho, cyangwa se sosiyete isa nkaho ibyirengagiza?
sosiyete rero irimo iragana aho navuga ko hari aharindimuka cyane ko ukoze neza uwaterwa amabuye niko tubizi, ndetse ukoze nabi agatizwa umurindi cyangwa se agahabwa n'intebe gusa, ariko siko byari bikwiye. Reka twumve gatoya cyangwa se tunumve n'iki gihangano cy'umujene, naho nkubwira ngo kora subscribe, iyi nkuru isangiza abantu benshi, mbese ibyiza cyangwa nukora ibyiza ntuzemerwa. Reka twirebere rero iby'iyi nkuru kugira ngo maze namwe mwihere amatwi kuri uyu mwana w'umujene bita Papi Israel kuri saxophone arimo acuranga, ndetse n'iyi nkuru y'umwana yankoze ku mutima nse nkuzivanga. Njye nitwa Paul Nyawe, kora subscribe, iyi nkuru uyisangiza abandi niba ntacyo bigutwaye. Ciao, nakagaruka ku nkuru nk'izi zikora ku mitima abantu. Njye nitwa Paul Nyawe, iyi ni channel bita byose ahabona. Ukoze subscribe ni inkunga ikomeye buduteye. Ciao, nakagaruka.